mvuge usibye ko bashimira gusa kuba mwarakomeje kwihangana muri no minsi yatambutse. Bwana asifiwe. Ngira ngo buri muntu wese afite ibyishimo kubera ko tumaze icyumweru ngira ngo mutumva amasasu. Merewe neza kandi mwarakutse umutima, ariko niko bimeze kandi mugomba kubyihanganira, ariko mugakomeza umutima mukagira ibyiringiro ko zose bishoboka hamwe n'Imana ishobora kubafasha kuko buri gihe muhora gusenga kandi ikanabasubiza. Uno munsi ko tuba twageze hano twagenda guterana namwe kugira ngo twumve ijambo ry'Imana hamwe namwe, ariko ubundi ntabwo twari twabiteguje, ariko nyine bibaye kuri siketu kugira ngo duhure namwe. Izo byiza kandi tukaba dusanze namwe mukeye mumeze neza cyane. Mugarebye ukuntu musa ndahoza ibitero hano, sinzi ko katanyamiza ibitero hano, sinzi ko abantu beza kujya abantu bazabatera biza binyobera. Ubundi mwakagombye kuza muhura n'intambara, kubera kuko intambara ntabwo ari mu mwayizanye, ariko hamwe n'Imana muzayitsinda kuko ntabwo ari mu mwayizanye, abo mwaharariye sibyo. Kandi nkaba nishimye ko mukomeje kwihangana neza cyane kubera ko mwafasha abantu benshi, ariko uno munsi mukaba mugihari kandi mushimye Imana. Buryo umuntu azapfa umunsi washitse, ariko hamwe n'Imana ndibyiringiro ko ibi bizashira kandi amahoro akaza. Hasigaye dukomeze twumve ijambo ry'Imana hamwe kandi mukomere cyane, kandi turabashimiye. Imana ibane namwe.